Urukundo ni nk'ijwi rituje, ritavuga cyane ariko ryumva cyane. Ni umutuzo ugaragara mu maso y'undi, ni ihumure riboneka mu ijambo rimwe gusa: ndagukunda. Aho abandi babona guturana, Imana yibona umugambi wayo. Kuva Kimironko mu Rwanda kugera muri Uganda no kugeza uyu munsi, James na Daniella bagiye bahamya ko urukundo nyarwo rudakorwa n'abantu, ahubwo rukorwa n'Imana ubwayo. N'urugendo rw'abantu babiri bahujwe n'ubusabane, bagakomera mu byo bemera, bagahinduka isomo ry'urukundo no kwizera. James na Daniella, inkuru y'urukundo rwavutse mu ndoto rukaramba mu mugisha. Kwitanga mu buryo budasanzwe, akemera kumuherekeza mu ijoro ariko ntagire icyaba. Gutangirana urugendo rwabo rwo kuririmba badahujwe no kuririmba, bakaba inkomoko ya bamwe mu bo bibarutse umunsi wa none. Nyemerera ubundi nkubwire inkuru y'urukundo rwa James na Daniella, kandi ndabizi ko nureba iyi documentary yose hari isomo biza kugusigira, kuko iyi si inkuru isanzwe nk'izindi. Murakaza neza mu isi y'ibyamamare, ubuzima bw'abamamaye buri ku karubanda. Murakaza neza mu muryango mugari w'ibyegeranyo wa Canada Official. Nje nyita Wakanda. Urukundo ni ijwi ritavuga cyane ariko ryumva cyane. Ni umutuzo ugaragara mu maso y'undi, ni ihumure ribonera mu ijambo rimwe. Ni urugendo rwuzuye ibisubizo bimwe na bimwe tutazi aho bituruka, ariko umutima ukamenya aho bituruka. Iyo ukunze by'ukuri, umunsi umwe uhinduka iteka, n'ijoro rimwe rigahinduka inkuru itazibagirana. Uko niko James na Daniella nabo bahuye, bagahura babona ari ibisanzwe ariko batazi ko ari mu rukundo. Ubundi inkuru y'urukundo y'aba bombi, James na Daniella, itangirira Kimironko, aha ni mu karere ka Gasabo, aho imiryango yabo yari ituye. Gusa James na Daniella nabo bari baturanye, umwe ukabona undi atambuka akamusuhuza bimwe bisanzwe. Gusa igitangaje, Daniella ntabwo yari yarigeze ahura na James ngo amusuhuze nk'abaturanyi, kuko we yagiraga isoni iteka ryose. James niwe wamusuhuzaga iyo bahuraga mu nzira, umwe ahita n'undi ari uko. Nibyo yari abaturanyi Kimironko, gusa nta n'umwe wumvaga ko bazakundana n'undi. Gusa Imana yonyine yari izi igikwiriye umuntu, yo yari ibizi ko bazahuza kandi bakubakana. Byaje gukomeza ubwo Daniella yajyaga kwiga muri Uganda mu gihugu cy'abaturanyi mu mpera z'umwaka wa 2012, ubwo yari agiye gukomeza amasomo ajyanye na accounting. Aha kandi ni nawe urugendo rw'ubucuti rwabo rwatangiriye, bitangira kubagaragaraho ko umugambi w'Imana bariho, kuko Daniella niwe wabanje kujya muri Uganda mu mwaka wa 2012 ubwo yari avuye mu Rwanda. Bidatinze James nawe yahise akomeza urugendo rwo kuzamura icyiciro cy'amashuri ye muri Uganda mu ntangiriro za 2013 mu kwa mbere. Mu buryo nabo batazi bose bagiye gukomeza kuzamura ubumenyi, bisanga bose bisanze mu gihugu cy'abaturanyi Uganda. James bwagiraga muri Uganda yari mu gitondo cyo kwa gatanu mu 2013. Icyambere yabanje kubaza no kumwereka urusengero ndetse na korali, dore ko nyine ibyo byose yari abisabye we yari asanzeyo. Barabimweretse nk'uko yabishakaga, ahita akajyayo bukeye bwabo. Ubwo yari kuwa gatandatu nibwo yagiye muri korali yaho, ndetse anajya no muri worship team yaho kuko yakundaga gusenga ndetse no kuririmba. Kuva ubwo bamwakiraga nk'umushyitsi uje muri worship team ndetse na korali yaho. Yatunguwe cyane no kubona uyu mukobwa yari asanzwe azi mu Rwanda, yewe birenze ko ari mu Rwanda, ahubwo ari no muri quartier imwe yari basanzwe batuyemo. Uyu yari we Daniella. Ikintu cyamushimishije kuba muri iyo korali abonyemo umuntu w'umunyarwanda kandi bahuze banaturanye, nubwo batari baziranye cyane, ariko byibuze yumvisha hari icyo bimufashije. Nawe urumva ubaye ugiye ahantu ugasanga y'umuntu wari usanzwe ubona, nubwo mutamuziranye cyane, ni ibintu byiza kandi byagufasha, dore ko nyine aba ari amahirwe nyine, kuko we basanzwe ahazi, ubona gufasha kumenyera ndetse akakwereka n'amakaritsiye agiye atandukanye. Ibyo nibyo byabaye kuri James. Byose birangiye, Daniella yaretse James indi worship team yabaga muri Uganda, nayo yaririmbagamo abanyarwanda gusa. Nawe yari umwe mu bayigize, yahise ko n'abamujyana muri worship team y'abanyarwanda yabaga muri Uganda kugira ngo abe umwe muri bo. Aha bari bataramenyana ku buryo busesuye. Gusa nanone kandi bakomeje bajya muri worship team, igihe kiza kugera Daniella aturwa nko kuri worship team y'abanyarwanda babaga muri Uganda. James nawe yaturwa ku mwanya wa vice president, ayari yongereje Daniella, akaba yari bo bayobozi b'iyo worship team. Nawe uramutse uri mu buzaniro runaka, birumvikana ko muba mugomba guhura cyane,
kugira ngo murebere hamwe icyateza imbere iyo group. Nkuko James na Daniela bisanze bari kumwe hamwe, aho umwe ari umuyobozi wundi undi akaba umwungirije, ikintu cyatumye bongera ubucuti bwabo ndetse barushaho no kumenyana byinshi. Aha muri korali niho babereye inshuti cyane na Daniela, kuko James ntabwo yari acyumva ameze neza mu gihe atabonaga Daniela hafi yiwe, kuko bari bamaze kuba iby'urubyiruko rwita best friend. Aho James yabaga bari na Daniela nta kabuza nawe ari kuhamushakira. Ariko nanone kandi mu gihe cy'ubucuti bwabo hari igihe cyagiraga bagashwana bakavuga ko ubucuti bwabo ntacyo bumaze, ariko hadaciye kabiri bakongera guhamagarana. Iki kintu cyaberekaga ko hashobora kuba hari urukundo hagati yabo, nubwo nta n'umwe ari ubizi ndetse nta n'umwe urabibwira undi. Kuva 2013 kugeza 2014 bari mu bihe bya best friend, mbega basaga nk'abari mu rukundo nubwo James atari yatora ngo avuge ko amukunda. Aha bari mu bihe byiza cyane, aho buri wese yabazaga andi makuru ajyanye n'uko undi yiriwe, nka ese wariye, waryamye, urumva umeze ute, ndetse n'utundi twinshi tugiye dutandukanye. Ibyo byose nibyo byabarangaga nk'abantu nyine bari mu bihe byo guteretana. Niba nawe warigeze ujya mu rukundo cyangwa se mu relationship, ibi ndabizi ubizi kundusha, ariko niba ukiri single nta kabuza nawe byakubera inshoberamahanga. Ariko nawe umunsi umwe bituri kuvuga, hari igihe uzabicamo ukumva ibyo benshi bita feeling yo mu relationship, uko umuntu aba yiyumva muri we. Aribyo byabaga nyine kuri James ndetse na Daniela. Mu mpera z'umwaka wa 2014 ubwo James yarekeje Daniela, kuko karitsiye Daniela yari atuyemo mu Uganda nta mutekano uhagije wari uhari. Iyo batindanaga na Daniela, James yaramwerekezaga, dore ko nyine bwabaga bukeye ubundi akamwerekeza akamugeza iwabo. Ubwo barimo bagenda mu muhanda nibwo James yumvisha bimujemo ibyo kubwira Daniela ko umutima we umaze igihe kitari gito wanze gutera kubera kumubura iruhande rwiwe. Birumvikana aho yari agiye kumubwira ko amukunda. Ijambo ndagukunda ni ikintu gikomeye, kandi kubwira umukobwa biba bigoye cyane. Ariko James avuga ko yumvaga yifitiye icyizere bitewe n'ibyo bari bamaze igihe banyuramo, nko gusohokana ndetse n'ibindi bitandukanye byamwerekaga ko Daniela nawe amukunda. Aho mu nzira bari kumwe niho yamubwire ko amukunda. Niba nawe warigeze kubwira umukobwa ko umukunda, uwo mukobwa ntakubwire ngo reka manze mbitekerezeho, ubure nakahita akabwira ko abyemeye, nta kabuza biba ari ukorosoro wabyukaga. Nawe abagukunda nta kabuza, ahubwo aba yarabuze aho abihera. Ibi byose nibyo byabaye kuri Daniela. Ntabwo yigeze amuha time yo kujya kubitekerezaho, kuko nawe yaramukundaga. Yahise amubwira ko namukunda, ntabyo kujya kubitekerezaho. Aha ni naho urukundo rwabo rwari rugiye gutangirira, umubano wabo udasanzwe, ndetse kuri ubu wagize n'imbuto zikomokaho. James kandi yavuga ko ikintu gikomeye yakundiye Daniela nuko ari umukobwa witonda cyane kandi umukristo, kuko bitewe nuko yitwaraga abandi basore baramutinyaga. Ntabwo nyine bamumenyeraga ku buryo ari buri wese wari kujya kumutereta, yari yubaga cyane. Ikindi yamukundiye nuko yamwitagaho, akamuha umwanya, akaba ari umukristo ku buryo mu gikapu cyiwe hahoragamo Bible, kandi akenshi akaba ari nawe umujyana gusenga, yewe ku musozi cyangwa se mu butayu. Iki kintu cyakuruye cyane James, gituma amukunda cyane kurusha abandi bose. Mu mpera z'umwaka wa 2014 ubwo nyuma yaho yari amaze kumbwira ko amukunda, Daniela nawe akabyemera. Hashize iminsi mike nibwo James yasabye Daniela ko bazabana, mbega bagakora umuryango ubundi bagakora n'ubukwe nk'abantu bari bakundana. Kandi by'ukuri kuba Daniela yahise akabyemera nta gitangaza cyari kirimo, kuko buri wese yari amaze kwiyumvanamo mugenzi we, ku buryo bumvaga nta kabuza babana nk'umugore n'umugabo. James ari kugaruka ku rugendo rw'urukundo rwabo, avuga ko Daniela atigeze amuterera ivi nk'uko benshi mw'iki gihe babigenza, dore ko nyine bo mw'iki gihe ibi bitabagaho. Nanone kandi nyuma yo kumwemera ko bazabana bakagura umuryango, ntabwo ibyo byatinze, kuko James hamwe na Daniela yari abantu bari bamaze kumenyana cyane, ko ahise ko bapanga n'imyiteguro itandukanye izabanziriza ubukwe. Iminsi uko yakomeje kwicuma, nk'uko umugani w'Abanyarwanda uvuga ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe, kandi kamereza y'inzira ari mu nzu. Uko niko James na Daniela nyuma yo kumara iminsi myinshi baziranye bakaza no gukundana, ariyo byabaganishije ku cyemezo gikomeye kidakunze gufatwa na buri wese cyo gushyingirwa. Bo barabirenze, biyemeza kubana. Iyi famiye cyangwa se iyi couple twakunze
ya James na Daniela bafashe icyemezo cyo kurushinga ku itariki 23 z'ukwa kane ahari mu mwaka wa 2015. Bakaba barakorewe ubukwe mu gihugu cya Uganda. Ubundi Imana ibumugisha, natwe nk'abana b'abantu turabyishimira kandi tunabasabira byinshi ku Mana. Nanone kandi ushobora kwibaza uburyo bakorewe ubukwe muri Uganda kandi warabamenyeye mu Rwanda. Buriya buri wese mu buzima aba afite urugendo rutandukanye n'urwundi. Niyo mpamvu James na Daniela nabo bari bamwe mu bakorewe ubukwe hanze y'igihugu cyacu, gusa nyuma bakaza gutura mu Rwanda mu gihe cyagiye gitambuka. Nyuma yo gukora ubukwe muri Uganda, bakaba barimukiye mu kandi gace kamwe mu duce two muri Uganda bita Mitayana, aho bagira ibihe byiza bidasanzwe hamwe n'Imana. Kandi ikindi muri ako gace bari baragiye kubamo yari bo Banyarwanda bonyine bari bagatuyemo, kuko babaga kuri church yabaga aho ngaho muri ako gace. Yewe bahaga amasaha 28 kuri 28, aho yari abayobozi ba worship ministries yo kuri urwo rusengero. Nk'abandi bose nyuma yo gukora ubukwe, James na Daniela Imana ikaba yarabahaye ibyishimo by'umuryango, aho yabaye abana 3. 2 bakaba barababyariye muri Uganda aho babanje kuba, kuko ni nabo bakoreye ubukwe. Undi umwe nawe bakaba baramubyariye mu Rwanda. James na Daniela mu myaka 9 bamaze babana, bafitanye abana 3 ari Morgan Rugarama w'imyaka 8 na America Rugarama, Cheryl w'imyaka 6 ndetse na Lois Rugarama w'imyaka 3. Aba James na Daniela ureba nabo bakure mu buzima nk'ubw'abandi bana bose, ariko bakurira mu duce tugiye dutandukanye. Ka James akaba ari umwana wavukiye mu gihugu cya Congo mu gace bita Gashasha. Gusa nubwo yavukiye muri iki gihugu ntago ariho yarerewe, kuko yarerewe kandi akurira mu gihugu cy'u Rwanda mu gace kazwi nka Kimirongo. James akaba yarahawe amazina yombi yiswe n'ababyeyi biwe, dore ko nyine uyu James yagizwe amahirwe yo kurirwa n'ababyeyi bombi. Amazina nyakuri yiwe yanditse no ku byangombwa ari Rugarama James, akavuga ko ari izina akunda kuko ababyeyi be bari mu isi ari hara mu gihugu cya Congo, ari nawe nyine yavukiye. Umufasha we Daniela nawe yagize umugisha wo kurerwa n'ababyeyi bombi. Birumvikana nk'umwana uvutse nawe bamwita amazina azakurana. Ntago bamwise Daniela gusa, ahubwo nawe bamubatije izindi zina, bamwita Mukiza Mitavu Daniela. Aya akaba ari amazina yiswe na mama we, tutibagiwe nyine na papa we, dore ko we akaba yaravukiye mu Rwanda ndetse akurerwa mu misozi igihumbi mu muryango w'abakristo, aho yakundaga kuririmba ndetse no gusenga. Niba nawe ari Imana yakuvuzeho cyangwa se yakubwiye, ntugacike intege cyangwa se ngo uve mu masezerano igihe kitaragera, kuko byarangira ubuze byose nk'ingata imena. Dore ko numvise abakuru bavuga ngo titiriza nawe Yesu akugirire neza, kandi ngo iby'Imana biryo warambije, warambiwe yatashye. Wowe kiranuka ibindi birekera Imana. James na Daniela ubwo bari muri Uganda bakomeje gusenga Imana kuko ari umuco wabo. Igihe cyarageze bari gusenga biyerereye, Imana ibabwira ko bagomba gusubira mu gihugu cy'u Rwanda. Niko bafataga iby'ibanze kugira ngo bagaruke mu Rwagasabo. Ubwo bagarukaga mu Rwanda yari ku itariki 8, aha bisa n'ari itariki batazibagirwa. Yari mu 2018 ubwo bashyikaga mu Rwanda bavuye muri Uganda, aho bari bamaze imyaka itari mike nk'umuntu wubatse umuryango kandi ufite abana. Ntabwo yari kujya kubana n'iwabo, ahubwo bashatse inzu Kimironko kubamo, batangira gukodesha. Dore ngo sasa ubuzima buratangira kuba karanga, ariko nk'abizera Imana nta cyabasha kubanyeganyeza. Nk'abantu bari barakuriye muri Uganda kuza mu Rwanda, bari batangiye kubona indi mico igiye itandukanye ndetse n'ubundi buzima bugiye butandukanye, dore ko abariho bakuriye mu Rwanda nyine kandi n'imiryango yabo akaba yari ituye. Muri make nibo bari bazi neza kurusha ahandi muri aka gace nyine ka Kimirongo. Nibwo bashakaga inzu yo kubamo kugira ngo ubuzima bukomeze. Bakimara gutura mu Rwanda bavuye muri Uganda, nibwo batangiye kwibaza byinshi ku buzima bwabo, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakarye. Nk'ababyeyi bari bafite umuryango bagombaga gukora cyane kugira ngo babone igitunga umuryango wabo. Nubwo Imana yari yababwiye kuza mu Rwanda, ntacyo yari yababwiye bazakora. Ubwo babaga muri Uganda, mwibuke ko babaga mu buzima bwo ku rusengero kandi babaga no mu makorali menshi agiye atandukanye muri worship team. Aba bari bafite indirimbo nyinshi bari baranditse, ariko nta gitekerezo ko bari bafite icyo kuzazisohora ku buryo benshi bazazumva ubundi bagahembura imitima ya bamwe binyuze mu butumwa. Aha kandi ni naho urugendo rwo kuba abahanzi rwari rutangiye kugenda rugaragara.
kandi ni mu bushake bw'Imana bwarimo gukora. Mu mwaka wa 2019 mu kwa mbere, aha niho bagiye muri studio bagiye kuri recording indirimbo yabo ya mbere. Bahamagaye umushitsi wabo wari umuproducer kugira ngo abafashe gusohora iyi ndirimbo bari bashaka gusohora. Bidasubirwaho bari batangiye umwuga wo kuba abahanzi, kandi James ndetse na Daniela ubwo bajyaga gusohora iyi ndirimbo yabo bari bafite amafaranga make cyane, dore ko bari bafite amafaranga 30, kandi iyo ndirimbo ya audio kuyikora bari babaciye amafaranga 25. Birumvikana amafaranga bari basigaranye mu mufuka byari 5,000. Mu by'ukuri nta mafaranga bari bafite ahagije, gusa Imana yari afite umugambi muremure ku buzima bwabo, kuko indirimbo yabo ya mbere ni nayo ndirimbo yabahindura amateka. Mbega niyo yakinguye imiryango y'imigisha ku muryango wabo. Niba ukundira itsinda James na Daniela, nta kabuza wawuze indirimbo bita Mpa Amavuta. Iyi akaba ariyo ndirimbo bashyize hanze ku nshuro yabo ya mbere mu 2019. Yahise ikundwa bidasanzwe n'abantu benshi, cyane ko ariyo yabaye imbarutso y'izindi zose bafite kuri uyu munsi. Gusa nanone mbere yo kuyisohora, iyi ndirimbo yabo ya mbere bari bafite ubwoba yuko itazabasha gukundwa, dore ko abangaba bahisemo gusohora video lyrics yayo kugira ngo babanze barebe imvamutima y'abakunzi babo. Bidatinze babona abantu bose barimo bayishyira kuri status zabo ndetse n'ahandi henshi ku mbuga zigiye zitandukanye. Bahise ko noneho basohora original video yayo twese tuzi kuri ubu ndetse twanakunze, kuko ndabizi ko nawe wayikunze cyane. Nkuko twari twabikomojeho bwa mbere, aba baramyi bari babanje kuba muri Uganda, akaba ari nabo babanje kwandika indirimbo nyinshi zabo bombe bari kumwe, ariko indirimbo bita Mpa Amavuta ikaba yaranditswe na James gusa. Mu gihe yabaga arimo asenga nibwo amagambo atandukanye yamuzagamo, ari nayo yagiye avamo indirimbo nyinshi twagiye dukunda. Kuri Daniela nubwo bafite indirimbo zabo ndetse nizo bagiye bakorana n'abandi bahanzi bagiye batandukanye, harimo nka Israel Mbonye ndetse na True Promises Ministries. Avuga ko muri izo ndirimbo zabo zose zikunda cyane, ariko akaba ari indirimbo akunda cyane kurusha izindi, akaba ariyo bita Nkoresha. Couple ya James na Daniela akaba ari imwe mu banyamuryango b'itsinda True Promises Ministries, ikunzwe cyane mu ndirimbo za gospel hano mu Rwanda ndetse no ku isi nzima dutuye. Abanyarwanda nibo baciye umugani ngo zirara zishya bwacya zikazima. Gusa mu rugo rwa James na Daniela ibyo byo ntibihaba, kuko nta kintu cyatuma baba barakara hagati yabo ku buryo umunsi cyangwa se amasaha yashira umwe ataravugisha undi, ngo ni ibintu bitabera muri famiye yabo. Kuko icya mbere baha agaciro cyane ni ukubaha Imana, kuko byose bitangwa nayo. James na Daniela ni bamwe mu bahanzi ba gospel bafite indirimbo nyinshi kandi zigiye zitandukanye hano mu Rwanda. Bakaba kandi bafite indirimbo zagiye zikundwa nka Mpa Amavuta. Iyi akaba ari indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi zose bafite, ikaba imaze kurebwa na miliyoni zirenga 9,400 mu myaka isaga 6 imaze kuri YouTube. Hakaza n'ubu niho ndi, ikaba yararebwe n'abasaga miliyoni 8. Isezerano yarebwe na miliyoni 6. Yongeye guca kanzu, akaba ari indirimbo bakoranye n'umuhanzi nawe ukunzwe cyane Israel Mbonye, ikaba imaze kurebwa na miliyoni 5,900. Birumvikana iri gusatira miliyoni 6. Nkoresha ikaba imaze kurebwa na miliyoni 4,400, kandi iyi ndirimbo akaba ariyo Daniela avuga ko yihebeye cyane mu ndirimbo zabo bafite. Aba bahanzi ureba bakaba baragiye bakora ibitaramo bigiye bitandukanye haba mu Rwanda ndetse no ku isi. Muri ibyo bitaramo ntitwakwibagirwa kubabwira nk'igitaramo bakoreye mu Rwanda cy'agatangaza. Igitaramo bakoze ku itariki 2 z'ukwa karindwi mu 2023 muri Convention Center. Amatike y'iki gitaramo yari 1,000 gusa. Abagombaga kwitabira ntago bagombaga kurenga 1,000 nyine. Akaba ari igitaramo cy'ibihe byose kuko cyakorewe ahantu abanyarwanda twese twubaha, Kigali Convention Center, kuko ni nabo bafatiye amwe mu mashusho y'indirimbo zabo. James na Daniela bakunze gutaramira hanze y'u Rwanda cyane ugereranyije no mu Rwanda, ibi bitandukanye n'abandi bahanzi. Ndetse kuri ubu amakuru avuga ko bashobora kuba bibereye hanze bakaba bahugiye mu bindi, ari no mpamvu tudaherutse kubona indirimbo zabo. Nanone kandi nta wakibagirwa igitaramo bakoreye Washington, akaba ari igitaramo bakoreye mu gihugu cya Amerika mu mujyi wa Seattle muri Washington. Aha yari ku 23 Ugushyingo 2024.
akaba ari hamwe mu mitima y'abatuye hariya yagiye ikizwa ndetse benshi irahembuka, kandi iki gitaramo kikaba cyarasize n'amateka. James na Daniela bahuye nk'abaturanyi, ariko Imana yababonye nk'abafatanyabikorwa b'umugambi wayo. Bahujwe n'indirimbo, bahuzwa n'isengesho, none ubuzima bwabo bwabaye ubuhamya. Ntibubakiye ku by'isi, ahubwo bubakiye ku Mana, kuko urukundo nyarwo si urwo kubana gusa, ahubwo ni urwo gusengera hamwe no gukorera hamwe. Uyu munsi urugendo rwabo rwahindutse isomo ku muntu ukunda neza, akunda iyo yizeye Imana mbere yo kwizera undi, kuko urukundo rutanditswe n'abantu rwandikwa n'ijuru. James na Daniela, urugendo rwa couple rwanditswe n'Imana rukavamo indirimbo ihumuriza isi. Naha dusoreje ikiganiro cyacu. Ni nta kandi mbone ko gusaba gukanda like, subscribe, ugafungura inzogera kugira byose byiza bibe hano bitazigera bigucika. Nje nyita Wakanda, ndabashimiye.